gushaka harimo imvune, urashaka bikanga, ukongera ugashaka bikanga, ugashaka bikanga, ugashaka. Ubwo rero nubona umuntu yashatse yabona utuye umuntu avuye kuzimu, pana kwicara ngo Imana izampa imodoka, ngo Imana izampa inzu. Dufite bene n'abantu mwe bajye batubeshye batubwira zayisho ziraho ngaho. Reka mbabwira abigisha ubutumwa bwiza. Aho muri hose turabashohoje, abari mu Rwanda, abari hanze, Imana umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Migani ibice 6 umurongo wa 6. Aravuga ngo wa munyabutewe sanga ikimonyo witegereza uko kigenza kandi ugira ubwenge, kigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibyo kurya byacyo muki kandi mwisarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira igeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari? Utihenga ni henga nsinzire gato niheture kanzi ginya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bukugereho nk'ingabo. Imana idufashe cyane. Ndashaka ko tuganira ku ijambo nahaye insanganyamatsiko kuvuga ngo fasha Imana gushyira mu bikorwa umugambi wayo. Reka nsubiremo. Iravuga ngo fasha Imana gushyira mu bikorwa umugambi wayo. Ndifuza ko tuganira umwanya mutoya kuri aya magambo, cyane cyane tugendeye kuri iri jambo dusomye mu gitabo cy'Imigani yanditswe na Salomo. Akenshi Imana ifite ibintu byinshi igambiriye ku muntu. Burya ibintu byinshi hari umugambi Imana ifite ku muntu. Ibyo ni ibintu twese tuzi. Nta muntu umwe utazi yuko Imana imufiteho umugambi. Burya umupagani, yaba utari umupagani, yaba uyemera n'utayemera, buri wese, umuntu wese wemera ko hari Imana, kandi ntekereza ko abantu benshi mu banyumva, ntekereza ko umubare mwinshi w'abantu banyumva benshi bazi ko Imana ibaho. Nubwo abantu benshi batayubaha ariko benshi bazi kwibaho. Nari magambo abantu bahakana Imana kwibaho ni bakeya. Nubwo wenda babihakanisha imirimo bakora, ariko benshi barabizi yuko ihari. Hanyuma bose bazi ko ihari rero, benshi bazi yuko hari imigambi yayo, bazi yuko hari n'ibintu Imana ibagambiriyeho. Niyo mpamvu uzabona umujura ajya kwiba akavuga ati Mana yanjye dore ngiye kwiba ariko Mana umfashe ntibamfata. Akagenda kwiba ariko akagenda asenga. Umuntu akajya gutega umuntu avuga ati namutera inkunga inkota, akavuga ati Mana umfashe ndashaka kwimura ndamurangiza tu. Uranyumvira? Yenda amasesho ntabwo navanga Imana nayivana amasesho Imana itumva, kuko gusenga nkuko ntabwo Imana ikumva, ariko uwo nawe Imana ikamurinda. Mani magambo nawe Imana inamurinda nyamuneka, kandi ibyo ngibyo akabikora ku mugani ntamuciye n'umutwe, bikabimuniramo wenda kuko hari n'umugambi Imana imufiteho ejo hazaza. Gusa ntituvuze yuko Imana yifuje gusenga kwiwe, ariko kimwe cya mbere ni uko Imana imurinda muri ibyo ngibyo byose. Rero nshatse kuvuga yuko abantu bose nutemera Imana azikwiriho. Ninda yijya gusambana ivuga iti Imana umfashe uyu munsi wa none umpa abagabo. Nagiye mbabona kenshi, nagiye ngenda ahantu henshi hatandukanye, ngenda mbona indaya zigurisha, nageze mu masoko yazo ariko ntabwo nagiye kugura, ariko nagenze mu masoko yazo. Imana ifashe nimugire ngo nagiye kugura, ariko ntabwo nagiye kugura, ariko mu masoko twagezemo. Ariko njye nkunda kureba, iyo ngenda ndareba ndumva. Nkunda kureba ndumva. Ariko abantu baba basenga bavuga ati Imana umunsi wari umfashe umabakiriya, umunsi wa none umfashe ungire neza umabakiriya. Ikintu nshatse kuvuga rero, ikintu nshatse kugaragaza nuko abantu benshi basenga Imana n'utayizi arayisenga. Muri uzasanga kenshi ijambo Imana rivugwa inshuro nyinshi, kandi iyo tuvuze Imana ni ikindi kintu cyangwa se vuga reka ne kwita ikintu ariko sinzi ko nahita ni Imana. Ni ikindi utari kubona utabonesha amaso, ariko uzi yuko kiriho, kiri ahantu cyo kora. Okay, si umuntu uzi iki
narivuze ngo ni ikintu ariko reka ne guta ikintu ariko reka mvuge ngo nundi muntu cyangwa se niyo Imana uzi ngo iri ahantu uko biri kose uzikwiriwe rero nagiye mbona kenshi hari umunsi umwe twari turi mu ndege mbona ko abantu benshi bemera ko Imana ibaho. Twari turi mu ndege ariko ushaka kugiramo ibibazo ukuntu baje batubwira ngo ikarita y'urugendo ngo yabuze ikintu biki tuzenguruka ikirere turazenguruka twamaze hafi isaha irenga tujya kumanuka bikanga tujya tuzenguruka hafi isaha irenga mu kirere. Ariko twari turi nabonye ahantu buri muntu wese mu idini rigatangira akambaza Imana. Noneho tubaye nkaho tugeze hasi batumye ngo tugeze hasi utangiye kumanuka tugeze hasi nibwo nabonye abantu bose bateye haleluya abantu baranezerwa ku buryo bukomeye. Aho nibwo nahise mbona twese twari twihebye ni inkuru ndende ariko nahise niga yuko abantu buriya muntu wese abantu bose bemera ko Imana ibaho. Mari magambo bazi yuko hari Imana iba ahandi hantu batarabona ariko barabizi yuko ihari nubwo batayubaha ariko barabizi yuko iyo Imana irahari. Benshi ntibazi ngo isite ariko barazi ko ibaho. Uzarebe nagiye mbona kenshi kuki umuntu ajya gutsitara cyangwa gutsikira ati Yesu we Mana we ndegera Mana kuki umuntu atabaza Imana. Abantu bazi kwibaho niko cyo kugaragaza rero nubwo nawe utayemera nubwo utayubaha ariko uko biri kose urabizi kwibaho. Uyu munsi wenda gukangurira kugira ngo rero ukore ubushake bwayo. Najya tuvuge kuri iri jambo rivuga ngo gufasha Imana gushyira mu bikorwa imigambi igufiteho. Hanyuma rero iyo Mana rero twemera iyo Mana twubaha niko dufiteho byinshi itugambiriyeho ko dufite byinshi itugambiriyeho. Ibyo ngibyo itugambiriyeho n'ibyo ishaka kudukorera hariho icyo natwe idusaba natwe uruhare rwacu. Dusomye ijambo ry'Imana ryavuzwe n'umunyabwenge Salomo. Yari umugabo w'umuhanga cyane ariko aravuga ngo wa munyabutewe wa nyandawe wa munyabutewe mwitegereza ikimonyo hanyuma ugira ubwenge. Avuga ati igihe cyose haba mu cyishakira bizagitunga kigahunika ntikigira umutware ntikigira igisonga. Ariko hepfo aravuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe utenga mbanze nihweture kandi ngiye ripfunyapfunye. Aho hepfo ati nuko ubukene buzagutera nk'umwambuzi. Avuga amagambo menshi cyane akomeye nkuko babibonye ibice 6 umurongo wa 6 mu gitabo cy'imigani. Mpamvu nifuza kuvuga amagambo rero nkuko twese tuzi ko Imana iriho niko twese tuzi yuko noneho hari n'ibyo itugambiriyeho. Niyo mpamvu umuntu benshi abo bose twagiye tuvuga ajya avuga ikintu avuga ati ariko Imana nimfasha Imana ifashije byagenda biki. Nawe ugiye gusaba avuga ati Imana ifashije uyu munsi nabona abagabo. Imana ifashije uyu munsi wa none najya kwibana Imana ifashije. Imana ifashije. Icyo nshatse kuvuga rero nuko tuzi yuko Imana ibaho. Hari ijambo Salomo Dawidi yavuze ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Icyo ndi kuvuga aha ngaha rero nuko bya bindi byinshi twumva twifuza kugeraho ibyo ngibyo birahari koko ariko amagambo cyane arareba ba bantu bamwe bajya bicara akavuga twebwe rwose Imana izamugisha Imana izangira neza. Ubu dusigaye dufite n'abantu muri iminsi ya none basa nkaho navuga ngo barushya n'Imana akicara akavuga ati nzi ko Imana izangira neza nzi ko Imana izantabara nuko nyine agahora mu byumba by'amasengesho agahora ku musozi akava mu masengesho yinjira mu yandi avuga ati Imana izangira neza. Reka nkubwire ngo Imana ifite umugambi wo kukugira neza ariko nta munsi n'umwe Imana izabana amafaranga no mu ijuru ngo dumburi baza kubwe mu biganza. Nta munsi n'umwe Imana izamanura ngo ifate imodoka igushyira mu biganza biguhereze kontaki. Wenda cyo kora ari Imana ishobora byose n'Imana bitangaza hari yo wenda rimwe igiye bikora mu bundi buryo busa nkaho bigeze ariko twese reka twe kwizera ibitangaza twese twe kwizera ibitangaza ahubwo twizere ko hari bundi habiri Imana yaduhaye hari Imana yaduhaye. Kandi ijambo ry'Imana ngo mushake muzabona ko yavuze muri Matayo mushake muzabona mukomange muzakingurirwa. Yabandi ngo musaye muzahabwa kintu cyambere musaye muzahabwa ngo mushake muzabona mukomange muzakingurirwa. Reka tuvuge ko ijambo rero dushake umuntu ashaka ikintu
ushobora gushaka ikintu uzi aho kiri, ariko ushobora no gushaka ikintu utazi aho kiri. Ushobora gushaka ikintu uzi aho kiri, ibyo wenda biroroha, ariko n'igihe ushaka ikintu utazi aho kiri ukagishakisha ukagihiga mpaka ukigeze. Rero bivuze ngo musabe muzahabwa, ariko kandi munashake muzabona. Hanyuma ushaka ibintu rero ushaka ikintu, hari igihe ugishaka uzi aho kiri ari ikintu kigaragara, ukagishaka uvuga uti ngiye ndagishaka mpite kuko nzi aho kiri, henga ngishake nkibone mpite nkifata. Ariko n'igihe ugiye gushaka ikintu utazi aho kiri ukagishakisha aho ukeka ko kiri, warangiza ukakigeraho ukagihiga mpaka ukibonye. Aho niryo jambo bita gushakashaka. Ntabwo ari ugushaka rimwe, ahubwo bibaye gushaka kenshi. Uyu munsi urashaka, wongera ushake, ushobora kuba ushaka isaha imwe, ushake ebyiri, ushake eshatu, ushakashake mpaka hanyuma nyuma yo gushaka haza kubona. Iyo tuvuze gushaka, ushobora gushaka umunsi umwe, ushobora gushaka iminsi ibiri, ushobora gushaka ukwezi kumwe, ushobora gushaka amezi, ushobora gushaka umwaka umwe, ugashaka ibiri, ariko ijambo rihari ni uko umuntu wese ushatse abona. Kabwire ngo ugomba gufasha Imana gushyira mu bikorwa umugambi Imana yugambiriye. Ese ubundi ko Imana ikubwira ngo nzaguha abana, Imana ikubwiye ngo nzaguha abana, uragenda ukajya ninde mugabo Imana abwiye ngo nzaguha abana, ukagenda ukaryama ku gitanda, ukaryama ukipfumbata, ntupfumbata umugore, mukore by'Imana bategetse, cya gikorwa kibahisha Imana mu buryo bwiza, muryamane, nyuma hanyuma intanga zihure, zigende zirimo umwana. Ninde Imana abwiye ngo nkuhaye umwana ngo agende hasi, kuki umugore n'umugabo babaho bakaryamana bakazabyara? Rero hari igikorwa, hari ibikorwa dukora kugira ngo tugere ku byo twifuza kugeraho. Hari igihe ujya kubona ukuntu nk'umuntu Imana amuha umugisha, ku bantu batajya bagurira muntu Imana amuha umugisha, nsigaye ngira n'ibibazo bikomeye, nsigaye ngira n'ibibazo, ukabona Imana umuntu Imana imugire neza, batangira bati umuntu yagiye ikuzimu, bati amafaranga yavanye kwa shitani, bati yaribye yagize ate, ariko si ibyo bintu bivana he? Habona abantu bakubwira ati nta muntu ukira ataribye, rero kubyo uzajya kwiba baguca umutwe bakujyana bagukatira. Ariko umuntu icyambere yarasabye, birenda gusaba n'abantu icyo nasabye nagihawe, ko numva ntagiye gufashwa. Nk'ubu ari dusaba twamaze kubihabwa, ikintu uragisaba vuga uti Imana mpumugisha, Mana ndashaka inzu, ndashaka kuva mu bukode, yego, ariko ntabwo ugera ngo Mana nakoze kumpaye inzu, ejo usubire mu cyumba cy'amasengesho ufata 3, uvuye mu 3 ujye mu 7, ejo ujye Kanyarira, uvuye ujye Kizabonwa, ujye mu mazi byumba, ujye muri Bagutabare, ujye muri Samatare, ujye uhoraho ngaho uti Imana izantabara. Reka mbabwire, niyo mpamvu nabonye benshi bajya barangiza akava mu butayu, yarangiza akajya guteka imitwe. Muraho neza? Umuntu agenda amaze iyo minsi yose, ntabwo nanga abasenga, ntabwo ndwanya abasenga, ndanasenga, ndi umusenzi, ntabwo cyukora, ntabwo ndi umusenzi wa cyane, ariko ndi umusenzi, nubaha Imana, kandi amasengesho nanjye ndayasenga. Ariko nyuma yo gusenga habaho no gukora, nyuma yo gusenga, nyuma yo gushaka Imana habaho no gushaka ibyo yaguhaye, nyuma yo gusaba Imana hari no gutera intambwe ukajya kwakira ibyo iguhaye. Ubundi ndababwira, iyo umuntu agize atya, reka ubundi basaba mbabwire, iyo umuntu aguhaye, ubundi umuntu araguha akanagutamika. Mbaho urugero, usabye ikintu Imana, urashaka ko Imana ikizana ikintu no mu kiganza igupfumbatiza, ariko dore ikiganza cy'Imana icyo wasabye Imana, ntabwo yavuze ngo musabe muzahabwa. None icyo ngicyo Imana iguhaye, yavuga ati wansabye ndaguha, habaho guhaguruka nawe ukakira. None niba uyu munsi wa none uri kumara iminsi 3 mu buvumo, ukahava ujya mu byumba runaka, ukahava ujya mu mazi, ugahora uvuga ngo nteye ko Imana izangirira neza, yego uko wenda ubushobozi bwa runaka bene Imana utabibona ubwo buryo, ariko twese ntituzatabarwa mu buryo bw'ibitangaza. Hari n'abantu benshi ujya gusengera ikintu icyo usengera gihari, icyo usaba gihari, Imana amaze kukiguha, ariko hari uguhaguruka ukagishaka ukacyakira.
ntabwo bipfa kwizana, ntabwo ibintu bipfa kwizana. Akenshi biba bihari, ibyo tuba dushaka biba bihari, ariko ikibazo ntabwo duhaguruka ngo tubishake, tubisingire, tubihige. Kandi iyo uvuze gushaka rero, gushaka ni ugushaka. Gushaka harimo imvune, urashaka bikanga, ukongera ugashaka bikanga, ushaka bikanga, ugashaka. Ubwo rero nubona umuntu yashatse, yabona utuye umuntu avuye kuzimu, utuye umuntu yatoboye banke, utuye umuntu yayibye, utuye umuntu amafaranga ye yatanze ibitambo, kuko umuntu yarashatse. Umuntu yarashatse arangiza arabona. Toze gushaka Imana. Rero abantu benshi birirwa barenganya Imana, ariko ugomba gufasha Imana gushyira mu bikorwa umugambi Imana igufitiye. Kuko abantu benshi barenganya Imana, burya hari abantu benshi Imana izanahana. Yirwa se by'Imana, yirwa yivuga n'abati Imana yaranyimye. Uri kuyivuga nabi, Imana yakwimye iki ko nta kitagukoreye? Yirwa yivuga nabi, uri kuyisebya, ahubwo uri gutukisha izina ry'Imana. Reka mbabwire ko umuntu uhera usenga kuva ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere bera mu gusenga, uwo muntu atukisha Imana. Uyu muntu uhera ku wa mbere asenga akageza ku wa mbere, afite abana, afite umugore, afite umuryango, aratukisha Imana. Aya magambo ashobora kuba hari azatuma abantu bamwe batanyumva neza, wenda bamwe muri aba ngaba, ariko umuntu uhera ku wa mbere asenga akageza ku wundi wa mbere ntabwo yubahisha Imana, ahubwo aratukisha Imana. Ko tuba muri iyi si, koko muri iyi si tugomba kurya, tugomba kwambara, abantu bagomba kwiga, tugomba kuba mu mazu. Ntabwo turi inyoni, ntituba mu birere, ntabwo dutaha mu biyari, ntabwo dutaha mu gasozi. Umuntu agomba kugira iyo ataha. Ariko wowe uhera ku wa mbere usenga, hari igihe cyo gusaba Imana, hakaba n'igihe cyo gushaka icyo yakwemereye. Hari icyo gusaba Imana ngo Mana mpereza, ndashaka iki ngiki koko. Ariko hariho n'igihe cyo gutera intambwe no gusingira no gushaka icyo yakwemerera, uti ni iki Imana nyemerera bya bintu. Ntabwo Imana izaze gutamike. Fasha Imana gushyira mu bikorwa imigambi yayo ku buzima bwawe. Pana kwicara ngo Imana izampa imodoka, ngo Imana izampa inzu. Dufite bene n'abantu mwe baje batubeshya batubwira zayisho ziraho ngaho. Reka mbabwira abigisha ubutumwa bwiza. Nibyo koko tugomba kwigisha abantu tukabajyana mu ijuru. Nayo umuvuga butumwa, niyo mpamvu ni ishene yacu yitwa BOPC, ni bring one person to Christ. Intego yanjye nuko umuntu umwe yakizwa. Ari gukubwiriza Imana gusa, guhera ku wa mbere. Nibyo nababwiraga, nabivuze ngo abarokore cyangwa abantu tubwiriza ubutumwa bwiza tujye tunababwira, kuko hari n'ibintu Imana izatubaza. Uhereye ku wa mbere ugiye kumara amezi 6 babwira ngo Yesu araje, Yesu azaza kujyana umugeni, Yesu azaza. Ibyo nibyo. Ariko mu gihe umuntu ataraza, abantu baracyari mu isi, bakeneye kurya, bakeneye kwambara, bakeneye gutera imbere, bakeneye. Reka nkubwize ukuri, ufashe umukozi w'Imana cyangwa ufashe umushumba, cyangwa ufashe reka mvuge, reka mbigize muri izi nzira. Ufashe umushumba uyoboye abakristu 300 b'abakene, n'umukristu uyoboye abakristu 300 basa nkaho bifashije, ndakubwiza ukuri yuko uzagira abageza mu ijuru ari wa wundi ufite abifashije. Kuko rimwe n'imwe biya umuntu azagere mu ijuru ari umukene, birasa nkaho bigoye. Ni byiza koko, birashoboka ko umukene yaryinjiramo, birashoboka ko n'umukire yaryinjiramo. Ariko akenshi biragoye kugira ngo usenge Imana, biragoye kugira ngo ukiranukire Imana mu bukene rimwe biragoye. Kugira ngo abana babe baburaye 2-3 biragora. Uhavujya kubeshya, uhavujya guteka imitwe. Niyo umuntu twavuze mari iminsi 6 mu masengesho abajya guteka imitwe. Bamwe bahava ajya guteka imitwe avuga ati Imana imbwiye ngo nkujyanye muri Amerika, Imana imbwiye ngo, agafata telefone ati yewe ati ndaha nibona gusengera Imana imbwiye ibyawe. Ati rwose dore ko n'abantu dukunda ubuhanuzi rero. Wamara kumahubwiye ati Imana imbwiye ibyawe, ukohereza agatike ukagira abantu nuko bajye batwara ibyabo. Hanyuma nabo rero bamara kubona birimo inyungu, maze suku bidevelopa, ejo akubwira n'ibindi akagwira n'ibindi. Burya rero hari ubupfumu akenshi busanzwe burasuzuguza.
ubupfumu busanzwe burasuzuguza no kumva ngo umuntu yagiye kwa bakerekana kwiga muvuga izina kwa mupfumu turanye mu muntu yagiye ku mupfumu akenshi no mpamvu banagenda bihishe akenshi kujya ku mukozi w'Imana iby'Imana ntibisuzuguza kenshi kujya ku mukozi w'Imana kujya mu nzu y'Imana ntibisuzuguza ariko ugiye mu nzu y'umupfumu agenda yihishe hanyuma rero bitewe nuko rimwe na rimwe ibyo byose kujya ku mupfumu nk'umuntu umurokore ntabyemerewe noneho n'umuntu usanzwe ari umurokore asanzwe azi ukuntu bapfumura cyangwa se azi ukuntu baragura azi ukuntu baragura yageze mu rusengero akahasanga umupfumu abonye cya kindi abise bajya bakora hanyuma rero n'abandi abahanuzi cyangwa abakozi b'Imana dusigaye barabaye nk'abapfumu natwe tubafata nk'abapfumu usanga umuntu afite umupfumu we munyumve neza n'urugero ndi kubahereza dufite abahanuzi b'Imana nyakuri ariko dufite n'abandi babifashe nk'ubupfumu nyabupfumu babugize ubupfumu bwera niba ari ubupfumu bwera mbwite ngo ikizi babugize ubupfumu bo barabutagatifuza barabweza uzati Imana imbwira ibyawe ariko Imana ikubwira iby'uyu muntu ikakubwira ibye ntikubwire ngo mubwire yihane iyo Mana ikora ibitangaza muri mwebwe iyo Mana ivugira muri mwebwe yego nibyo koko ndabyemera ko ivuga ariko iyo Mana ihera ku wa mbere ivuga ko itanze visa Imana ihera ku wa mbere ivuga ko ujyanye Canada ihera ku wa mbere ivuga ko iguhaye imodoka ihera ku wa mbere ivuga ko utabaye itakubwira kwihana itakubwira kureka ibyaha itakubwira kureka ibintu itakubwira gukoresha ubwenge bwawe itakubwira iyo Mana ni iki uwo mukozi w'Imana uhera ku wa mbere akubwire yuko Imana izakujyana Canada akubwira ko Imana ikurije indege atakubwira ngo ugomba gukoresha amaboko ugomba gushaka Imana idufashe cyane akenshi ibintu by'Imana tubifata uko bitari kandi tubifashe uko bitari bituviramo umusaruro utari ukwiye akenshi tukaba dusukisha izina ry'Imana tukaba dusuzuguza izina ry'Imana ubwo twakabaye tuyibahisha navuga ngo fasha Imana gushyira mu bikorwa imigambi Imana ifite Imana ikugambiriyeho byinshi kandi byiza ariko fasha Imana gushyira mu bikorwa no gusohoza umugambi Imana ifite ku buzima bwawe ntabwo bizizana bya bindi Imana yakubwiye burya ugomba guhaguruka ugakora bya bindi Imana yakuvuzeho buri ugomba guhaguruka ukabiharanira hereye ku wa mbere ukageza ku wundi ihereza gahunda fata umwanya wo gusenga ufata umwanya wo gukora ufata umwanya wo gushaka ibyo ushaka kugeraho Imana izagushyigikira Imana idufashe cyane numva dusa nkaho twasereza ngaha ariko fasha Imana gushyira mu bikorwa umugambi Imana igufiteho ureke gutukisha Imana ureke gusuzuguza izina ry'Uwiteka Imana ifite ibintu byinshi byiza igambiriye ku buzima bwawe ariko hari uruhare rwawe hari intambwe imuzatera hari intambwe Imana izatera hari intambwe Imana yateye ishaka gushyikiriza ariko hari nawe intambwe ugomba gutera kugira ngo wakire iby'Imana igufitiye Imana idufashe cyane umuguhaye utera intambwe ukakira hari intambwe nawe usabwa gutera ntabwo bizagushaka ntimweye gukora subscribe kuri chaîne ya BOPC kandi musangiza abantu ubutumwa bwiza ndabakunda Imana bagire neza reka basengere nsengeye mwene data ubutumwa yumvise reka twaganiraga yuko umuntu akwiye gufasha gushyira mu bikorwa iby'umugambiriyeho abantu benshi bapfiriye mu bujiji bapfiriye mu kutamenya ariko hereza ubwoko bwawe kumenya no gusobanukirwa kuko hari byinshi bagambiriyeho kandi ubarinde inyigisho z'ubuyobe zose mwuka yabayobore boho ubwenge bw'umwuka n'ubw'umubiri mu izina rya Yesu amen.